yaza ariko mani iminsi bibaye myinshi tukora nimba kumbuye kabisa cyakora nanjye wumve ngo nari nkumbuye gusangira nawe kabyere ko mu rugo kwera umuntu yaragakumbuye ya karakazi murabizi nagize akazi kenshi ariko nabazirikana avuga ati Bajama wanjye dukumbuye gusangira akora bitekereje ugati buriya umusaza nafata ku biceri gutya kora tuzahita tuyibona ahubwo si ibingibi twabikoraga buri weekend ariko muri no misinzi uko byagenze niba ari ubugona bwaje mu mifuka yacu niba ari umwanya devo nakazi James arabizi nubizi abizi tujya tuvugana giye buhoro aya mwana umunsi umwe uri umunsi umwe mu cyumweru ntago wakunanira ugaciringa n'abajama David uzuko nta munsi n'umwe ngira wo kuruhuka yego se na weekend yaryo yes nuko nyine mba navuze ni bwo nahembwe nsaba ya munyihanganya kabisa narago hembwa amafaranga waburi gukorera ikizengo amafaranga utagira gusa kaye kuntu dukora amezi 6 hanyuma ukaruka ukwezi kose shaka sinijya ukora amezi 6 utaruhuka hanyuma ukaruka ukwezi kose mungu mfite ukwezi kose hano mu rugo nta kibazo kabisa cyo kora next time umusazi wanjye twanahagumana ndaga iyo ni indi round cheers round ya Devu kabisa cyada Devu rero ni yari kuguragura yinyozo sijya bindi se muzari mwari mara ngo muzari rindi rimwe Devu ikibazo kiwe uri kubushize ngo n'umunsi n'uwanjye kumba bashaka ngure round imwe ngo nunde gure rindi round ngiye muranywa kugufi yanjye uri kaziye nk'umusaza hano ndabasindisha umunsi wose ya ubwo se mwumve mwana uko murabona hano nta kintu kiri kubura inyama se kitagiranye n'inyama agatekerezo keza nta mfurazi rya zirabwa mwana ibintu by'ibiryo ntago uwe mani ngiye ntago ndi kuvuga ibiryo mwana mureba ko turabajama wagira ngo n'ikintu cyabaye hano ubundi ahantu harimo kunywebwa biya haba hagomba kuba hashyushye ibintu by'amapura n'ikiryana umusaza avuze akantu we nibyo bintu mwana warabikundaga sinzi nimba waraje guhindurwa n'akazi niba ari akazi kenshi karimo ababebi nka 3-2 tukazana tugatwika umvaga nshaka twiganirira kuvugashyu tugatera story oya mwana uburyo niba turimo kunywa byere ikajyonya ko tazaganirira umusasi faranga ryashira gute iri faranga rishira kugira ngo bashaka irindi Hanyine ikibazo nje numvaga nshaka tuganira tumaze igihe tutabona na kuri yaje mu by'abakobwa aserimo barumbwiza ukuri nk'ubu ngubu ugiye twahiriye tuganira n'ibihagije ganiro ko biba nyuma y'umuganda abakobwa mufite se mwamangara yakobeza zitanzanira babakobwa bari aho ngaho badana akanya waranyibagiwe ngiye mbwira niba uri tayari ngiye mpamagara abana baze duciye nta kibazo nababwira baze nyine dusangiye kujya kumusura buri mungu afite abakobwa 3 ubundi nahangiye bagita umwami w'abana agira abana cyo agira abakobwa b'ibisambo rero batajya batanga icyo nicyo kibazo cye rero nabizi kubona umukobwa atari bw'abandi ase mwana reka nkubaze ni gute wagurira umwana umugaciringa arangiza akagenda gute urushoboka ko bari buduhe mani ngewe ndishuwa kuko abo ngabo tugiye gukorana pura ko ndi buhamagare ntago ari ubwa mbere dusangiye se bari baguhaho umwana akosubwo urumva ngiye nasangira n'umuntu akagenda gute hamagara yageze muri geto ya hamagara nimba icuma nanga umuntu wandira amafaranga yanjye mwana niba ngombwa za backup se nagendeye aho ngaho Chanje bari nabeza nshaka kutamvara muri umushiri ngiye nago byarangira aho ngaho nako namukoze reka ntago ndabigira mu ngiye kuvuga ibyo abashiri baze dukore pull up yacu bataye natwe dutahe ngese ngira ngo nsanze ari fresh yancika ibintu by'umushiri atambera umushiri nta kuba namukunze ufite zameze maze namukunze umwana nta muntu mbaza ngakazi kagenze gute nta muntu mbaza ngo se ngura utashunane cyangwa utase byana byiza bicika by'inzozi waranyibagiwe James uzana ubufura urabwiganiriza naga Hello Yes Alice mwize neza Okay ya narindi home nyine twari turi mu gapura up kuntu ndi kumwe ndi muri wa muryango ukurikiye wanjye nyine umujama w'umuturanyi nyine base barya kofi ari iki ufite umwanya se nasonga bisanzwe muri kumwe muri bangahe se apo natwe hano turi 3 wehe tubazana urumva duciringe bisanzwe dukora akantu k'agapura apo nyine nawe urabyumva kabisa ibintu byo kunywa ko urumva naguhamagara weze tamenetse hari ziruzuye ntari bobwo mutubweho vuba vuba fresh kabisa ko nawe ni ako wenda kuzi nta nubwo nakwirirwa nkubaza ntago ugendana n'abana batarenze
ntacyo mwebwe muhite muza tu sawa ahubwo tugeze amahirwe mana siko natwe duporofitiyemo ari kumwe n'abandi bana babiri noneho arabikoze aseka yaguha amafoto baze oya mana ndamuzi ntabwo yigendana n'abana babi ngenda mwizeye icyambere nuko dusangira nyine barizo vibe mushaka ntacyo niba frere nawe ari kwicisha hirya no hino ndabizi mukanya nabona ibyanarasara murega nta byeri nayo ko nyizi ibyo ngibyo urimo kwigira ko atarajyamo agakoni komeza winywere rwose witiraga Heineken hano n'ubundi rero wowe sizavuye bwo za kera se we nyine ntudusebye ngo mbe mane ngiye nsigaye mbona warabaye nka padiri si yakonje yajya ngo yanyagiwe man abana bagiye kuzana icyo nzi cyo baragucanga muri ibyo urimo kwigira uretse bazi urebe tirure ka kaganiro kawe kubaka kiza nyine mwana ujye umukengeja mu matwi Davumeze uteze. Meze neza Na ko dwasho. Ewa sinababwiye ubundi hano mu kanya turashyiraho umuziki tuwusunde ibintu n'amahoro. Okay. Ubundi muri weekend hano tuba tumeze neza. Nanjye ndi kubibona. Okay. Yitwa Peri ni umushitsi wanjye, yitwa Nana ni sister wanjye. Okay. Ashanti Peri. Nana? Ashanti. Yes. Kira? Yes. Kutavuga mwana. Presence nawe duhaye uri kuvuga ngo uyu se sheri nawe. Ukuntu bimeze. Kivamo n'ikikuvamo. Cyamvuye amariko nawe. Iyo ngita Killaman ni mujama wanjye. Nawe ni James nawe ni umutipe w'ufiti yanjye. Oh yeah, shiramo kare nanjye uri kugura. Iyi round ni oya kukanuza hugashiramo ntaribi ubwo waguze twabyumvise agari waguze no mujama wa twese turabajama twateranye no James it's okay iyi round ni yakira wenda ni James no tumwemo kubwa Killaman Killa Yes. Ako bundi no itiri no kwakira by the way katumaze iminsi tutamubona avuye mu kazi urumva round ya mbere bari wizindi ariko turaza kwimenya buhoro buhoro cyangwa se akomeza natumenya kuko turi wiwe twaye iki urabyumva ute Aya. mwazi wacu ejo natwe tukabamenya n'uyu twagiye akatumenya ubutaha mu weekend yindi ni wanjye uratumenya hano sibyo Nta kibazo. Voilà. Kibirabaye rwose. Hajya bamwitanana. Ni Nana. Harya. Nana mwibwirane birambuye nta kibazo reka. twamenye twe Perry, Katy Perry. Ntabwo marimo muribwirana neza. twibwiranye. Kuri fresh kabisa. Sana kabisa. Nonese Dave, umvase. Aragatekereza n'ifite. Mwasi tukakina nka kaxi overti. Wow. Man uzanye Kantu ni keza ariko kadufasha kugera hayi. Ibyo bintu kubizanye kare. Abindi uri tubatubera neza Twabanje tukanywamo bakabacanga mu kanwa. Oya, urumva. Umwamo ya mashoti. Twicaye n'ubu nase urumva ko abantu tugana gutya twari gutatuza ngo Ese muri free muri meze neza. Oya. Tutunganya aho gutugere. Kangufashemo. Nari bigiye niyo mpamvu nkwemera. Nagira umugore yagira uko najya mbiye cyane mpamvu najya mu. Subizira. Okay, hano muramfasha mufate izo nzoga za. Donc, nzana iyi nyemaremo. Okay. Gakoresha ako gacu. Baby, uri tayari? Ibintu byose bagutegeka urabikora se? Aha. Okay, condition. Condition? Ha condition hari n'amategeko hari ibintu byose turabikora. Ase wa. Sibyo condition hari nuko nta kintu tugameye guhakana. Ibintu byamba numva ari ibintu biri hard cyane. Ibintu biri hard nyine nibyo. Oya twebwe biri hard. Oya. Abantu bakuru twese. Nta kintu twemere guhakana. Turi abantu bakuru. Niyo condition hari. Ahubwo tuvuye mu magambo menshi. James. James. Habanza truth agakurikiraho day. Oya. Yes. Uzazubaza umuntu ahitemo navuga truth bwa kabiri arakora day. Sawa. James ngaho niwe ugezweho. Wambabariye. Jeman jewe. Kari James wigizemo ari byahise umuntu urakora icyo ashaka.
nyine oya turamubwira icyo akora ngamukoresha urahitamo gukora cyangwa Jensi wamfasha ugahaguruka ugahagarara hano gatoya ntago wambwiye truth or dare tukabanje true turabanza truth or dare ubwa kabiri icyo wavuze mbere ukurikizeyo dare cyangwa okay uravugisha ukuri uvugisha ukuri ubwa mbere muduhamagara umvaga uko batuvugaga ariko batubonye shaka kuri kwimana mvugishije ukuri pe kuntu devu yabavuze nakuri niko nababonye kabisa Ugaje ntabwo njya mbere ni nigamani yitwa Lise ni wowe Yarise ni wowe ugiye kumubaza ijya umubaza uravuga cyangwa urakora ndavuga none se Alice devu mwari mwaryama no yego mwararyamanye yego nibyo bisugira ngo arabeshya mvane wasigaye yijajara se aha uravuga cyangwa Devu ntabwo byamugeraho ubwiruzi n'umuntu akora oya nyine niba ngera kumugwaho yaragira ntari bi wowe byongera kugora Devu muno uramubaza kuko ni icupa ryarebye nyine uye ni we oya nabwo yaje byamurabye gutya umva mubwishiri byandabye harya twakuvuga ngo Killaman iyo ukaraza icupa ni ubaza njyewe yandisibiye ukora kandi uko karaga n'uri byose ntabwo bikora nabibajije no ni amategeko nyine ubwo ntabwo ari kongera okay ngiye kwa sheri abakobwa bose babonye hari umuntu abona wansimbura kandi ntubeshye ntabeshye shaye nguye kunaseka shaye okay ariko kira nagara uri guplayinga ni njye wita playinga nta kintu bitwaye naya ninjye nundi wa playing igihe cyose wana bateye reka tubikore mutangiye kutwiba mwa bakobwa tangiye gushwana James ni Deya oya ninde karaga none ako numvira ngo umusazi umukina n'undi namuntu hari nago babuze karaga icupa cyane iki ni igihoni karaga cyane karaga icupa cyane Alice happy no Devu Alice yari iwawe Alice ni Deya yokora Deya ninde uramutegeka sheri we sheri uramutegeka se kandi rero niwe bamaze kubaza okay ugiye kumutegeka rero ubwira zanjye iminwa wana mani ntuvuge nk'idage mani vuga ibintu byadanje mwana cyakora kubera ukuntu Killaman ari umujama wanjye muhereze iminwa bigira inzira n'ubundi ni ndazigura wallahi umva kubita ikofi musaza umva cyane amadorari na amadorari afite n'amadorari umushahara wasirashira gwena bose turanywa kejo utubizu it's okay ntago nzi bizu mumbwe ni yaha cyane ku gahanga iminwa gahana mukubite ku munwa ntago byakunda yewe ntago watubihiriza ikirori ntago ndi kukibishya ariko David muze ubanza ureke tumuhereze oya muze tatuvugana je ibintu ntabwo byavamo muze mwana umuntu yaratangiye no kumera neza yashiri ntago ngiye nasoma umuntu nazi biramureba abafise twebise ko twe tutamuga uzabaze ngiye gusoma ngiye nsome n'umuhungu nazi kare kugura ibyo nta mureke mbabwize ukuri mureke tunywe iki ni ikibazo mwana kusikira nk'icupa rimwe n'ibyo uri kuyagaje mwana Killaman ko twari twizeye nko mu kapo none se atangiye biki ntabwo turi muri action veri nyine banza wumve impamvu yanze kubikora biriya nuko ndisheriwe nyine turi kumwe yantinye sibyo n'ikindi ndibukuze mitsingi man ikese ya mitsingi bitari azahene sikubitari amaruru kubitari byose abana man uri kofi abana wewe batinye umwana mani iyo yanyweye ameze neza ubwe ntabwo umwisi umusaba mani warabyikorera nitubona twe iyo kofi noneho irimo amafaranga se
njye ntabwo mbonye bizaje byo guhaguruka biriya bintu turabimenya bihagurutse okay harimo amadolari umva mbabarira twe tunigendera tuyamenemo menamo wowe nawe wakoreye yose urashaka kuyashyiremo abo kara kantu ukoze ko kuzana idolari kuriya mwana buriya ni umuti buriya bahise bemera usohora amadolari menshi kara kantu k'idolari kabisa ni fresh wewe umenemo ibiceri wewe bana bareta bose barakuzura ko mahani wiwe ufite ikibazo n'abacu baraza reka keve hari mu kabari tubasange n'undi nawe muhungu ryarari ngenda bona nteye n'ubwoba ahubwo nimba bama ntacyo tugende barabataguhasa aya mezi yose n'ayamamara tugende aho ndise batinze twumve kugambana kila mwana abana beza mwana bo ukuntu rero tubitekereje byanze bikunze wa mugani ntago ashire wanye waguhe bizu ihangana cyakora buriya nyine mwumve gato hari ikintu yenekereje ahubwo muri mwebwe babiri nk'uyu nguyu begeranye n'uwundi uko kuba mwegeranye gutya n'undi mwakundanye wowe byarangiye mwana ibyo bintu byarangiye dukarage twongere cyangwa dukomeze dukarage ibindi araza Killaman urumva mutamumwibye yaretse kutumwiba gute ntacyo ndabyemeye reka dukarage ariko musenje ko ikintu cyongera kuba noneho sasa kira n'umuntu munigamane ntabwo ariko nubwo byangwe ni harimo ikibazo karaga n'ibindi reba amaraundi yose yaguze reba kubisaho amadolari sawa nese ko yaguze amaraundi kila aha urakora cyangwa uravuga arakora ni ukuvuga oya ni ukuvuga mwinyiba nose nakoze ikintu ntabwo aravuga ariko ndavuga aravuga okay kamubaze urambaza ni wari uriho ni David Dave akona mubariza n'ishuri oya ibyo byashira nako bikora reka mbarize ibyo bubiretse ibyo nabo birakora cyane ariko se bidakora se gira kufite ubwoba ibyo bubiretse waretse akakubaza ufite ubwoba se baza okay ntacyo mbaza ntacyo nambaza utagenda kubisiganiramo no it's okay utwo tuntu tw'udushyi twanyu twagutya nitwo tubi okay ntacyo mbaza none natwe tugira ngo bikore kwa pe oya mwana bwamukora baby mubaze ntari mubaze mubaze ntacyo ubaze urishuwa bakubajije nyine ngo urishuwa cyarangiye cyane cyarangiye ikibazo twagiye cyarangiye ngumbaze urishuwa ndishuwa ukabaza urishuwa ubajije aha ngore wa Dave arakora yari yabaye yakoze ntabwo arakora ya mbere mwambaje gukora si byakunda kubera ikibazo cyona kubunda avuga sorry ariko mwana amafaranga ari kuguruka umukobwa yihoreye nta kibazo turahakura umukobwa ni nyargenge muri ako kumva bari bayashese turagura mu round ikibazo sinzi naho agiye arahari hano hafi turayabona nayo ujyanye kudamwera umwana Jack kudadika ndamwereka reba amadorari n'utuntu muri gukina ariko ntari dukomeze arabaye afite ntari baragura no gukina reba amadorari ubwo turakubaza ngiye kubaza kumbaza Dave umugore wawe mani ni nyargenge ari kutuzanaho ubwenge bwinshi ntacyo reka mubaze it's okay Alice Killaman njye ikibazo nshaka kubaza ni ikibazo mfitiye amatsiko nyine niyo muje mukanywa inzoga zingana gutya reka mureke mbaze noneho umuntu yajya ababwira gukora iyo muje ni ikibazo David yavuze ngo baze baduhe nawe uri se cheers Killaman uvuga umva nyine Killaman yasubije yari twavuze ngo muraduha inzoga hanyuma umuntu se mushaka kumbwira ko inzoga zose ngenda muze batari buduhe Killaman niwe byerekeyeho izi nzoga nyine turazima kugeza ejo nije byerekeyeho Killaman name Induguha. Killaman Induguha.
umva twanyweye inzoga ni umucishika mwese Killaman ushobora kuba hari ikintu mwamwemereye iki arashaka Killaman imana umva Killaman akiri inzoga wimuheze ngiriya aracyayifite muri uzuye ese mwana tuje tubasanze banza wumve nyine inzoga yuzuye nyine Killaman usutse kenshaka inzoga sishaka ibintu bese ibiki munipate wana ibi bitirani yakumeta bibi byetu ya musamba naguri mukore mwa jengo inzoga 200 muri kumbwira se ngo nakinije bugere jewe silence please kana navuze nabije abakobwa nshaka ngabase umva ngubwire reka twumvikane nk'abaki nabagara abakobwa batari bisambo rero aha niho watuzanye come on tugiye kugenda karakanje nako byashoboka ngira kira umva ngubwire nyine umva kira amafaranga nakona kira Sinakwa ko cyo tubuza n'abantu b'abasazi Mwe ni muzi gusinda hano hano watuzanye ujye wowe we mushe ibintu biragenda neza se barafunze tuze gusubira kiricarane ko tubiganireho ntabwo twaje gufunga asa uyu mutipa afite ikibazo garuze ibi ni biki si bigenze mwe nimugire ikibazo hano se hari ikintu mwaba biragenda neza mu mwihangane ntabwo mwateza inzoga se twavuze oya waguze we nani kunzoga ninje waziguze amafaranga arayaje amafaranga yaramvunye amafaranga nkorera igitano ku kwezi none mumwereye 200 c'est pas possible urukurarira hano kirako wahindutse ndashaka gutaha n'umuntu ibintu by'abakobwa nandi Rwanda bishakaga nuko mwashizemo ko bari bume none ntabwo bari bume barajya he n'umuniga bayi tukwihiki mu bintu ibiki nyene ibiki oya shingenda tashi ibintu nabira nose ndakubwiye ko turi buguha ubundi Killaman tuzo basi njye mfite igitekerezo basi mureke tubaye nyine nta kundi voici là-bas